Kurikira unarebe hano barakwereka umujene abatwaye fata mu ngorofani. Hari umukobwa umuzi inyuma agahita mukurura agahita mukubita bezo. Hano muri ko kumukubita bezo bigaragara ko basizanye n'umujene hano abakinze ku kintu cy'ikijerekani hano kimeze nk'icyugi. Aratangira gufata amapaki ya fata abatwaye mu ngorofani agatangira akayapakura muri ubwo buryo ayatsimba ahantu mu kino ko poroporo ahantu utapfa no gushona umujama rwose yaba yahatsimbye. Afata akaduzane ka mbere agafata agapaki ka kabiri agafata agapaki ka gatatu rwose arunda hano mu kinogo ku buryo utari buze no kubishona. Muzeni wacu bamwita Nderero. Hano aba ari amanyanga bapanze n'uno mukobwa rwose. Umukobwa arahaza, umukobwa ateye ameze neza, umukobwa rwose agahindukira ati wambonye ariko ati rwose ndagukunda mu manyanga nyine ibintu byeze ati akamukora ku bwana ati rwose abakobwa nicyo kiyobyabwenge cya mbere kibaho. Wajyaga wibaza ngo urumogi, wajya wibaza ngo inzoga nta kiyobyabwenge kibamo. Ikiyobyabwenge cya mbere kibamo ni abakobwa. Reba umukobwa aramushutse umunota umwe wonyine atuma bamwiba, noneho ibintu bifite agaciro ka miliyari n'amamiliyari. Ndakwereka umusiyemo icyo bita amazi gusa n'agacupa kamwe cyangwa se akaduzeni kamwe ka fata. Hano umukobwa kubera ko amaze kumenya icyo amaze gukora ahita amusezera akagenda rwose. Hano rwose umujene wacu aba yarangaye ati bizu ndagukunda. Kumbe ntagaze umukobwa ni kabi, ni gatindi kabi kose. Umukobwa aba amaze gukora icyo bita kwibisha. Ati mbega urwuki ati rwose ni we wanjye. Hano umujene araza hano agafata ingorofani. Mwenye ko gufata ingorofani agiye kugenda ahita abona hari agacupa kamwe konyine akaduzeni ka fata n'amazi gusa. Bigenze bite? Agatangira agasakasaka kareba. Kumbi nakazi ko amaze kubitsimba kare. Yishinze abakobwa. Hano araza hano akaza nk'bazitsimbye gusa buranga igisambo ntago wapfa kugitsimbura uko iboneye. Buriya igisambo kiba ari igisambo. Hano rwose ariko sindibaza akakanya ko bihise bigenda gute. Ni maji ni iki? Mama ndapfuye noneho. Hano rwose barakwereka umukobwa brother bamaze kwinegosya. Atuye tuza gake gake purapura abanza agende namara kugenda tujye kubitsimbura. Barakwereka hano uyobera mucanga atari atika mfite urugendo ngende noneho barabakayitasi turi buze kubonana ntago bari buze kunyira. Abari kumurebera ku byinjo bareba rwose mu myenge y'inzugi ati barebe ko ari buze gute ari buze kugenda. Kurikira unarebe nyabona. Hano barakwereka arakomeza rwose akagenda abari tandiboye. Hano yakajemo ari tandiboye. Barakwereka brother atika noneho ndebe ko yabashije kuba yagenda. Hano brother gake gake bwombo bucice mu gace agasanga nta muntu uhari, nta n'inyoni, nta n'itambo. Umujene yagiye rwose yakarenze. Umujene ntawe uhari atawukuwe. Reka dukura amanyanga noneho tugende, noneho ube tugenda ube tuza ibintu byose biri good fine. Ati reka ngende nubona amaze kugenda nawe uhita uza kuza. Brother wacu aza gake gake yiruka kubera ko azi ko aho yatsimbye bya bicupa bya fanta. Kurikira kandi kurikira unarebe aza gahengiza ati ntaho buri inyuma. Kumbi ntawe uhari. Nyagasani hano ahita yomuraho cya kiboro aba yigitseho kimeze nk'icyuki cyangwa se kibati. Akabanza gukuramo akaduzeni ka mbere ka fanta agakuramo aka kabiri. Ubuzi ibifaranga birimo hariya abatsindiye ati Lucas ati kushabanza nako dushukana umukobwa unyumvire umutima. Hano barakwereka umujene wacu araza akabwegeranya akabuterura akabanza akajya gutsimba buke. Kurikira kandi hano araza hano akabanza akazana bukenya kugira ngo aze gusubirayo atora ubundi azana hano atuye buretse gato ndaje nzane n'ubundi tuza na nibyo byinshi. Ati akaza gake gake ni brother. Kurikira kandi araza hano akongera akegikano agitongera akajya gute akarenzaho cya cyugi ngo batase no kubavumbura. Nyagasani rebera nawe hano asaga ati noneho turi buze kwizayitira noneho ndi buze nko kunywa dutano. Agahita hagera agahita parika hano ati ubundi wacuruza we ati ukoza tubonamo ifaranga byinshi. Ati noneho uri kubibona ati wabibonye neza. Ati fata kano tuza. Ati kaho genda karenge we guruka ariko simba nkumeneye imiyaga ubundi tarasa we tuza we guruka. Hano brother wacu ahitamagara inde umucuruzi. Kurikira kandi muri ko guhamagara umucuruzi ati we nsanga hanga afite boromani
ati iyi kibanguka ati rwose ufite boro, ati iyi mfite fanta, we banguka ati iyi banguka mfite fanta zo ku iyi ndazifite rwose gwino zitware, ndazifite gwino zitware, ati rwose banguka, ati uhita ukata iburyo n'ibumoso uhita ungeraho, we tuzi uhita ungeraho, uti iyi banguka ati ataraje sha, ati noneho nanjye reka nzi nkwereke, reka nzipakire muri no ngorofani, noneho nze guhita ngungira gute nanamutwaza mana nyagasani, ahita akatisha ya ndege y'ingorofani agafata fata amwe akayishyira mwaha, agatirwa n'iya kabiri akayishyira mwaha, dukurikira akantu kandi agatirwa n'iya gatatu akayishyira mwaha, ati ndaje noneho nzicuruze nitonze ndi bukure amafaranga rwose ndibuze kunywera inzoga nanjye nkasinda nk'abandi bose. Hano ahita shefu ya ngorofani twagiye agaterura agahita avuga ati ati wawe ati ninjye mugabo atabandi bose n'imbwa. Kurikira akantu kandi ahita gake gake yirukanka dore ko igisambo kiba ari igisambo, kumbi ukurikira unarebe hano ngo wenda amaze kuzeyura aba afite ikintu kimeze nk'igisanduku akarutambika hano. Kurikira kano kandi awuteka hano, ati umukinga wo ati sinzi umuntu uri kumamagara, akanumva umuntu uri kumamagara hano agahita afata umuntu uri kumuhamagara, ati kamu bakiti gwino rwose hari gwino hari umuntu abonye, ati gwino ati mbabarira, atoke ndaje, ati tuza gake ndaje, ati umva kuna muraboye, ati we zafata wabuze ndazibonye, ati we banguka ati rwose tubinoze hano umujana amuga ati ndaje, agahita yongera agatura rwa rusanduku akarurambika gutyo muri ubwo buryo. Kurikira akantu kandi atura rwa rusanduku amaze gutsimba akarubika mwaho ngaho, agahita asubira inyuma yirukanka cyane avuduka rwose, umujene yihuta ahubwo aba amaze kurya sirinande n'umujene rwose amubwiye ati boro zarazibonye mbonye wazitwaye. Hano azashingura n'intambwe rwose ubona ko ifatika, arazana akamubwira ati ati bro ati hayi ati ni sawa, ati bimeze gutse amakuru tuzi ndaje kwereke, ati we tuza, ati tuza aho gufata ifata hano, ati fata hano fata hano kandi ntukibagirwe nyine wowe fata kakaboro wari wakibagiwe wari wagataye gafate ubu gafite rwose witonze wipoyeti rwose kuko wari wakibagiwe. Hano akamubwira ati okay urakoze merci, uno mujene wacu yari yibagiwe iki, yaribagiwe imbunda ye aho yaravuye rwose gushyira fata. Hano barakwereka brother we abari kuza mu nzira gake gake burabura, hari ubabona imbere sasa umutima ugatangira guhena, ati ndapfuye agahita ingorofani vuba vuba arabwanga agakata muri ubwo buryo agahita karenga bari bagifashe. Hano muri kwa kukarenga araza agaparika handi wa mujene yari yashyize ikino kisanduku agahita tirakamo zafata, kumbe nagazi ko ariho yari yazitsimbye. Kuri kino narebe hano araza afandi wacu abari kuza mu nzira yitonze yipuye yitonze rwose aza gake gake, kumbi barakwereka brother we abagipakira. Hano muri kwa gupakira hari utuvamo rwose agahita arenzamo hano akaza buce agahita napfundikira, kumbi barakwereka umujene wacu ntagazi ko kino kiboro ari uriya mufande cyangwa se uriya yaribye fanda wari wakihashyize, ahita gucungira hano buke ati noneho reka nza menshi hano ndaza kumuneka hari buze kunyura, kumbi hari bunyureho ni hehe. Hano araza gake mu ntambwe nziza nk'umusirikare rwose ubona ko uteye imbere umeze neza uri clearance. Hano akaza akegera cya gisanduku agahita giterura, ariko se kino gisanduku ko mbona kiremereye, brother akagira ubwoba ati ntiyambonye nyabona, ati ariko se kino gisanduku ko kiremereye kandi ninde mu ndagiterura byagenze gute. Muri kwa kuza kurebamo hano ahita asanga muvugo harimo ubucupa bwa fata. Kurikira akantu kandi ahita asanga harimo ubucupa bwa fata akavuga buno proso ubwanjye, ati rwose n'ubwanjye umujama yari yanyuzemo nta soni koko ntabwo ari bunkire pe. Hano barakwereka brother ati we mbega umujama go mbega ubugome, ati bino bintu ntabwo biba rwose. Hano barakwereka umujene atashyiramo imbaraga nyinshi cyane, noneho agahita aterura rwose na murare n'umuvuduko agaca kuri cya brother, kumbe cyari cyabitse imbagizi ko batari buze kugifata, none birangiye kitangiye imari cyari cyanyaze cyo busambo ntabwo ari bwiza. Neka sinigomeze kubagira inama yo kwirinda ubusambo. Ciao film yacu no kugenze komeza kuri subscribe niba ukunze ino video, mana duhurire mu dutaha na ejo ndabakunda cyane.